yego none se Keza wa mbere ni muntu ki uvuga ngo rukara uwari rukara ubu ni Keza yego uwari rukara yari muntu ki yari umuntu icyo nshimira Imana nuko iyo gukuyeyo inakubabarira ikakoza nyine ugahinduka icyaremwe gishya ariko hari ahantu twari turi hari hagoye urumva kunywa ibiyobyabwenge droge ntabwo byari byoroshye guterura urabizi guterura no kugira gute nyine no we uri Kigali nawe urabyumva abameri twari twarabaciye ku mashakoshi utayigendana nijoro Yesu ankura aho ngaho amindurira amazina none nitwa Keza ndi mu mujyi wa Kigali ni ahantu umuntu yihebera twagiye dukoresha amadroge tugashaka kwiyahura ukaba wagenda ukinaga nko muri muhazi runaka kugira ngo upfe ni ahantu ukoresha ubwenge butakurimo ari free meditation wafata nk'ibikoresho bikakujyana nko muri Amerika kandi uri mu Rwanda mbese nagaba ari wowe wanyawe uba waramubuze satani yaramukwibye mbwira n'abantu bakurikiye kino kiganiro ibiyobyabwenge birica ntabwo waba unywa ibiyobyabwenge ngo igihugu kizakubonemo umusaruro uba uri no guhombera igihugu nawe uba uri kwihombera rero mbwira abadukurikiye hariya ntabwo ari ahantu bubakira ubuzima ahubwo niho busenyukira wowe uri kureba kino kiganiro wajya gufata drogue hagararira aho ngaho mu Mana uzi ubuzima bwo muri Yesu ukuntu buryoha uzifuri zo muri Yesu ezo ziraryoha kuko icyambere cy'ureba ibihari ariko hari ureba ibidahari nyine ibaze gukurura match ya Real na Barca ukayireba umeze nk'umuntu urese upanye kandi uri mu Rwanda ariko muri Yesu ukurura uzabejo hazaza nyine ukumva ufite ibyiringiro by'ejo hazaza ukanagira n'itoto ukanicara nk'ahantu nka urabona Yesu ataramvungiye mu ikote narambaraga igipira kigeze ku birenge umva ko ubwonko bwawe utabushyiramo intego ukabona ko aho ari habi wowe hari ahandi ushaka kugera hariya mu muhanda habamo abantu babiri hari uhaza ari ingeso ukabona umwana avuye mu muceri avuye mu ifiriti yigaga ishuri arariretse aje kurya umusigi nawe urabumva n'ibya bishyimbo nyine umuntu yagiye akura muri puberi kandi wabo bari bafite ibintu byo kumutunga na minirivare yabonekaga kubw'ingeso akaza muri uwo muhanda none hari n'uhaba yarakujeho njye nari narakujeho ubuzima bwaranze nta nko afite ngo ajye kubayo nta nyirasenge nyine ari aho ngaho ategereje umugambi w'Imana ariko abo bose bariyo iyo ubishyizemo umutima ukumva ko nubona akanya gato k'amahirwe uzahita uyabyaza umusaruro Imana irakugenderera rero nanjye natangiye ishuri ariho mba ku muhanda street mfite imyaka 9 ndabyibuka niga primaire ndara mu kiraro kanubakira ku buhamya bw'abavuyeyo kandi bikemera muriya mubyeyi wagiye akadukura hariya nubwo yitaye Imana ikomeze imuhuruhuko ridashira ngewe nyimubona undi nyiri mu muhanda nari nzi ko Imana yatwibagiye twebwe itagitugiraho uruhare ariko mbonye ko hari uwo byemeye mbona ko nanjye bishoboka rero uri kureba iki kiganiro nimba abona byaremeye nsigaye nambara agakote muri rinete ukagira ngo ndi profeseri yumve ko nabanje hariya rero kugira ngo bigende gutya ni ukugira intego akiyemeza kugira ngo ejo hazabe heza nanjye nariyemeje ntabwo byari byoroshye kubwirirwa ukajya ku ishuri wava school wakwinjira kwirigara marine zikakurya inkonji zigusaba umusigi wazanye kandi ku ishuri nta kintu uba wahakuye kumva kuri busubireyo uyu munsi niga muri kaminuza nta hantu Imana itakura umuntu amasegonderi ariko uyu munsi yo muye nk'umwarimu wanjye aribaza ni wowe none se byaje kugenda gute rero umuntu ukurikiye kino kiganiro Imana imukorera igitangaza gituma abantu bagira impaka akibaza ngo niwe ko duheruka bimeze kuriya byagenze gute aho rero nicyo gihe gisohoye kuri Keza igihingwa hari process umuhinzi agomba kugikorera kugira ngo kizagire imbuto nago wafata urubuto ngo ugende urutere mu butaka urwihorera urutegereze uzasubire ugiye gusarura hazaho kubagara kufira nyine ukaruhora iruhande mu gihe cy'izuba ukarwuhira mu gihe cy'imvura nyinshi ukarutwikira kugira ngo ruzavemo urubuto kandi birukorera uzi naho wari wararubitse witegura kurutera
ukamutera, ariko uriya mwana ubuzanye nuza aho uba umukuye kuko muba muhuye yarakuze, nuzi ibintu biba bimurimo. Icyambere aba avuye ahantu Satani yamugize imbata, haba hariyo karande, haba hariyo imivumo, nta nubwo aba yarasengewe. Erega nabonye abana b'abakire iyo ari impinja babajyana kwa pasiteri bakabasengera. Iriya sengesho hari icyo ryica. Urumva nimba njye narakuze ntararibonye, hari karande nakuranye, hari ibigeragezo bigomba kunzaho. Rero wifata uriya mwana ngo wumve ko kugiye nyine kumubonamo ibisubizo nk'iby'uwo wabyaye. N'urugendo buriya gufasha no kwihangana, ahubwo we mufate umenye ko atari ibiryo gusa kennye. Donc wimufata nk'umuntu ugiye kumugaburira, ahubwo hari ibindi biryo by'ingenzi byitwa indero, inyifato, imico, uburere, umuganirize, donc nyine umube hafi. Icyo akoze kitagenda neza wihita uvuga ngo narahubutse ngo mve kuri bumusubize hariya, ahubwo aguhishuriye hahandi akeneye inyigisho, weho aho hatinde. Iyo umuntu ari gufura umwenda ahantu hari ikizinga nihashyira isabune nyinshi kugira ngo umwenda uke. Rero nimba ubonye umwana ushobora gutereka amafaranga hariya akayatwara, wivuga ngo ese ubundi namuzaniye iki ngo utangire ucire urubanza umutima wawe, ahubwo we mwicaze umubwire ni kwiba ntago ari byo, hinduka ubuzima buzagenda neza, umurememo ibyiringiro. Kuko abana baturutse hariya kimwe mu bintu baba bakennye ni urukundo. Nta rukundo baba barahuye narwo. Uburere bwabo ni ukwiba, uburere bwabo ni ukubeshya, uburere bwabo nibyo bahariye. Buri muntu asa nk'igihugu atuyemo. Umuntu wirwa induba urumva yahumura, abasa nk'induba. Niyo avuyeyo wa muhumuro w'induba arawuzana. Rero hakenerwa imbaraga nyinshi kugira ngo wa muntu agenda ahinduka. Nanjye nimundebe gutya yenda nambaye muri iri kote n'iyi shati ngo mwumve ko byahise biza binyituraho. Ni process gake gake. Ikindi muri wowe nanone urabanza ukareba ni iki nshaka guha sosiyete. Iyo uri muri sosiyete nzima ugakora ibipfuye uhita ubona ko ukoze ibipfuye. Rero n'uwo mwana nawe areba ibyo sosiyete arimo imugomba n'ibyo agomba kuyihereza, kuko biragora kuba waba uri mu bantu 10 bakora ibintu byiza ngo ugume mu bibi. Byanze bikunze rwa rukwi rwumye rugenda rugufatiriza ibintu bikagenda neza. Cyangoye wenda nko gucoma hari uburyo umuntu yicaraga agatima kongera agakwita kwirigara, kandi reka ncomoke njye mbaze nk'urura imyotsi wenda mfate nka furi z'icyumweru mbe ndi nazo nyuma y'icyumweru nzasubireyo. Urumva hahandi nyine bwa bwonko buri kukujyana. Rero kugira ngo ubwo bwonko buhindurire icyerekezo ntabwo utekereza ibya hariya, ahubwo utekereza ibyaho uri kugana. Kuko utekereje ibya hariya niho utinze ubwonko, kandi ubwonko bukora ibyaho uri kubujyana. Rero nanjye urumva kubeshya yana hari ikintu cyose ukibona wabeshye, gutera injuga nyine ibintu nk'ibyo. Ariko uko uba imbere y'Imana no gusenga, kuko abantu bavuye hariya uretse ubuzima bubi baba barabayemo, Satani aba yarabafasheho igihe kirekire. Rero isengesho hari iminyururu rigenda rigucira rikagutandukanya n'izo karande rikaguha icyerekezo kizima. Ubonye amahirwe menya ko inyuma yawe hari undi ugisengera ayo mahirwe ubonye. Wovuge ngo mbonye okaziyo, ya okaziyo nari narayibuze. Ndaguha urugero, nk'ubu hari umwana uba uri muri buriya buzima avuga ngo nabona ikayi gute. Nk'ubu nkanjye nize nta kayi, iyo twajyaga gukora nk'ikizamini natiraga nk'umwana ufite amakakaniza nk'urupapuro nkandikaho, ariko nkaba uwa mbere. Kubera iki? Imana ntago ikora nk'ibyo abantu batekereza, yo iguha ibyo ishaka bitewe n'aho ishaka kukugeza, sibyo? Nibyo yangeneye. Rero wowe nubona amahirwe menya ko amahirwe atari we hagenewe gusa. Onka vuba kuko ntago uri ikinege, n'abandi nyuma barashaka konka. Umva ko rero amahirwe utari umukandida wayo uhoraho, yakobenga akataka n'undi. Aho uzayacurwaho uzayakoreshe neza kugira ngo uhinduke. Banza umenye ko ubuzima urimo ari bubi, ubundi iyo wasobanukiwe igihe urimo urakirwanya. Rero nimba ubona ari kibi kirwanye, kandi inzira yo kukirwanya ni uguhindura imitekerereze ijyanye nacyo, ukafata indi y'ikindi gihe ushaka kujyamo. Icyambere ibanga buriya rya byose, kubera ko ari ikintu kigoye. Mbere na mbere yo kuba wagira intego urabanza ukemerera Yesu akakuyobora,
akakugenga. Mu yandi magambo hari ibyo wowe ubwawe n'intego zawe bitasenya. Ndi gutekereza, ndi gushaka kugera hariya, ariko hariya nshobora kuhagera nayo ubujura, nkakora muri banki ariko nanyereza amafaranga. Nagezeyo ndi umukozi wa banki ariko umutwe, donc ibitekerezo byo kwibana bijyanyeyo. Ariko iyo wemereye Yesu akaza mu buzima bwawe, ubwo ndi kuvuga iyo ubatijwe ubaye icyaremwe gishya, hari ibintu bisigara muri Yorodani. Ndabyibuka njya kubatizwa, umwana twari turi kumwe bamaje kumbatiza arambwira ngo ahise yandura, ngo amazi ahise yandura, ngo kubera ibyaha byinshi nari mfite. Numvaga nzabwira pasiteri akabanza akayashyushya. Urumva nanjye nari naritakarije icyizere. Ariko unyuze muri ariya mazi ukabatizwa, kandi nubatizwe by'umuhango, ahubwo ukumva muri wowe ko n'umutima wawe ububatije. Kubatiza umutima ni ugufata za ngeso zose. Buri muntu azi weakness ze. Kugira ngo ugere kure ni uko ubanza ugafata za weakness ukaziregera Imana. Uko kuregera Imana ibyo havumbukamo izindi mbaraga zigufasha gukomera, ejo ukazisanga ahandi hantu utaruzi. Ariko gusenga, kugira intego, gukora cyane no utitinza mu bihe wahozemo, ukajya ubyibuka ari ibikutera imbaraga, ariko ntubyibuka ari ibigusubizayo, birangira ubuzima bugenze neza. Ubutumwa naho abankurikiye by'umwihariko, ngewe mfite intego muri ibi bihe cyane, nyine ahantu nganira abantu njya nkorana n'ibiganiro, ngewe ndijwi ry'abariya abana bo mu muhanda. Kuko nimba Imana yaraje ikandokora ikankura muri ariya magana y'abanyabyaha ikamindura, uyu munsi nkaba ndi umusore ushobora gutumirwa ahantu nk'aha, ni uko nyine hari icyo Imana ishaka kunkoresha. Rero wowe wari uri mu buzima bugoye, we wari wihebye, wabonaga byanze, mu Mana niho bishobokera.